kanya ashima Imana ko mbonye ibirori bya nyuma bya Pamela. Bimwe twabibanyemo sinabibona, ariko by'uyu munsi ndabibonye. Kindi ndabashimira ko musa neza, yakundaga ibintu byiza cyane. Sindi buvuge ku buzima bwe busanzwe kuko benshi babuvuze, ariko ubuzima bwe bwa gikristo abenshi ntabwo babuzi nkuko bwari bumeze. Ndavuga iminsi 2 ya nyuma gusa, ibyuko yarangije byo babitubwiye byaradutunguye. Ariko kuwa gatandatu mvuye ku kazi, yarambwiye ngo arumva ameze neza. None sawa, bigere nimugoroba nk'ibisanzwe ngo arumva akeneye ko dutarama. Ndabona ntabwo mfite gutarama, ntibishoboka. Turatarama, arambwira ngo ngezaho numva ko nyuzwe, ku buryo byavuyemo no kutajya gusenga bitewe n'amasaha byadufasha. Bigere ayo masaha turongera tujya kwa muganga nyine nk'ibisanzwe, turataha twakira abashyitsi. Nimugoroba kandi batashye arambwira ngo dusubireyo, ariko kwa muganga bakambwira ko ari ibisanzwe, ntibamugira hospitalize. Nyuma nibwo naje kumenya ko yari gahunda yo kugira ngo dusezerane njye nawe. Tukiva kwa muganga yarambwiye ngo ntidusengera mu cyumba, turasengera muri salo. Se kubera iki? Ndumva nshaka ko usomera ijambo. Ndamubwira ngo nta jambo mfite aka kanya, ariko we banze yarabyiyumvagamo. Ndamubwira ubwo ntaryo mfite, basi senga numve ko riza. Arasenga, ndamubwira ngo rekera naribonye. Nimara kuribona soma Yosuwa 3:14. Aravuga ngo nuko abatambyi, nuko abantu bava mu mahema yabo bakurikira abatambyi bahetse isanduku y'isezerano kugira ngo bambukane nayo. Arambwira ngo urakoze, buryo ni ijambo ryanjye. Bigere nimugoroba, ubwo ni mwijoro hagati yo ngiyo kwenda gucya, mbona umuntu yabuze amahoro, nicuye ko nari nzi ko arwaye. Arambwira ngo ongera usenge gatoya dusengane. Turasengana neza cyane uko yakundaga igisirimba cyane. Arambwira ngo nishyiremo icyo akunda, gishyiramo. Tumaze gusenga arambwira ngo turatangiye. Tutangiye iki? Tuwe senga. Arambwira ngo ko ndabona hanze bameze gute? Ndabona ngiye kugera hagati. Hari iki? Ndimo ndabona umuntu. Uri kumubona? Arambwira ngo senga utitaye ku byanyu. Nimara gusenga arambwira ngo ngeze aho najyaga. Iri humure mubona mfite nuko aho yagiye narahamenye, kandi yarabinyibwiriye bitavuye ku wundi muntu. Ndabasaba ngo namwe mukomere kuko nanjye ndakomeye, cyane cyane ko adakunda abantu babara ngo babigaragaze. So Imana ibakomeze, nanjye banye nanjye. Paya basinga Pole n'abasita Pole. Shimiye abantu bose baje kudufata ku mugongo umunsi Pamela arangiza. Ndashimira abasita bakicumva iyo nkuru, bahise bagera mu rugo ako kanya n'abadamu babo. Ndashimira abadamu b'abasita baje mu rugo rwacu, bakaza mu rugo rwanje kuza kudufata mu mugongo. Nibo bakiriye abashitsi, njyewe sinamenye ibyo bakoraga, ariko ndabashimiye mwabadamu b'abasita. Ikindi nshima Imana,
nshimiye Foursquare yatubaye hafi, ndayishimiye. Abapasiteri, abaririmbyi babo, mwumve kuko mbashimiye, kandi mbaye inshuti ya Foursquare. Ikindi ndashimira na Karuvari, nabo bumvishije inkuru, nabo baraza, narababonye kuko twakundaga gutaramana hariya Karuvari, narababonye, ndabashimiye. Pamela twari tumaranye iminsi mikeya, ariko yanyeretse urukundo. Pamela yabonaga ntamuhamagara, amaze iminsi 2 ntamuhamagara, akampamagara akambwira ngo ese ngo byagenze gute. Hakaba ubwo afata moto akaza mu rugo, akaza kundeba, mfite akana k'imyaka 3 bagakina nako. Pamela yakundaga abana banje. Muri iyi minsi mike twari turi kumwe, nukuri sinabona ingene novuga Pamela mu minsi twabanye nawe, iyi minsi mike twari turi kumwe nawe. Ariko Pamela akija kuza mu rugo rwacu, papa we na mama we baramvugishije, barambwira ngo ni mushenge. Yarambwiye ngo nguhaye umugeni, niko yambwiye. Atuzobireba wenyine, koko narabibonye. Imana yamukunze, mwifurije iruhuko ridashira. Kandi shimiye n'umuryango wacu w'abatwari bambaye hafi, baransuye, ndabashimiye. Imana yo mu ijuru itazikiranirwa izabahembe. Murakoze, Imana ishimwe. Uraza kunyihanganiraho gato, iminota yanjye turayigabana n'abana, nta kibazo, simbarambira. Murakoze. Sinzi uyu munsi bigoye kuvuga. Yewe nagize amahirwe yo kubana na Pamela. Yari muramu wanjye, akongera akaba mubyara wanjye, ariko ngira amahirwe turongera turaturana. Ntabwo mvuga ibintu byinshi babivuze. Ngiye kuwa gatanu twari turi kumwe nawe, kubera ko madamu ntabwo yari ahari, yari mu Bugande. Araza kuwa gatanu, aza kundeba, turajyana nawe n'umugabo. Hari ukuntu twinjira mu modoka, hari tuguma gusererezanya. Arambwira ati nimugoroba ndaza gutwara umwana, yuko yakundaga abana cyane. Turagenda tugeraho tugomba gutandukana, abansiga baragenda. Arampamagara nimugoroba, ati bofu ndaza gufata umwana, ati yuko madame adahari tugumane nawe. Ndamubwira ati sinzi, ubu nyine hariho grippe. Umugabo yari afite grippe, ati shobora kumutera grippe, ati ahubwo uze kumureba. Arambwira ati ndaza kumureba kuwa gatandatu. Aramvugisha, turavugana, rukundo yakunda guhamagara kuri video call tukabonana nawe. Pamela yagiraga ibyishimo, ariko Imana ko yamushatse niyo yamutwaye. Nabonye ko Pamela ntabwo yari kuba muri uru rugo, yagiraga ikinyabufura, uburyo hari ukuntu twicaraga mu modoka ari turi bane, ntabwo nigeze mbona n'umunsi n'umwe Pamela yicarana n'umugabo imbere turi kumwe. Yarambwira ati ni wewe mukuru, ati naje ngusanga hano, kandi nzi yuko ari wewe tuzabana hano muri uru rugo. Rero Pamela, abantu bose baje kudutabara, mukomere kandi mwihangane, kandi Imana imuhe iruhuko ridashira. Tuzakomeza turi kumwe twese. Mbere na mbere ndashima Imana yuko biragoye gushima umwanya nkuye, ariko nta n'impamvu yatuma udashima iyo ubona abantu bangana gutya. Ndanyuranyeho gatoya, ndaza kugaruka kuri nyiri bwite mu minota ya nyuma kugira ngo rero nsorezaho. Nagira ngo nshimire abantu mu buryo butandukanye, amaze niyo sinayavuga ko muri benshi, kandi kubakora mu ntoki mwese ntibyashoboka. Muraza kunyihangana ijwi ryanjye ribera basuje mwese, kandi tube turi kumwe. Hari n'abandi bari kudukurikira kuri online,
Imana yo mu ijuru itagikiranirwa, ibihugu ni byinshi byamashije kumpa pole, barantelefone nabo ntavuganaga nabo, abo bantu bakoze mu buryo byantunguye, ariko Imana yo mu ijuru irareba bari muri Amerika, Australia, ku migabane yose y'isi. Mwumve ko ibyo mbabwira ntabwo ari byo guhimba. Na n'ubu nari nicaye hano, muzabona ari wenda telefone niriho nabampamagaraga. Ariko ku kindi kigeretse kuri ibyo, ndashimira abantu bose batuye muri kino gihugu babashije gutekereza kwifatanya nanje mu bibazo nagize kuva ku itariki ya mbere, ku itariki ya 9 inkuba ikubita mu rugo iwanje. Rwose Imana yo mu ijuru bampera umugisha. Hari aho ntuye hano hafi, ntabwo ari ikintu gito wenda numva mu gihugu n'umudugudu, ariko hari ahantu ntuye hitwa ngo Inkumburwa za Rusororo. Abo bagabo ndaba batuye, twahuriye kuri uyu musozi twese mu gihe gito. Imirimo bajya bakora ushobora kugerageza namwe mugashakisha amakuru yayo, aho bicaye mugerageze mushakisha amakuru bayabasangize, kuko bafite ibiganiro byiza byubaka. Ikindi cyongeyeho ndagira ngo nshimire itorero rya Foursquare. Foursquare ibyo yankoreye kunderera abana ntabwo byoroshe. Umuntu kukurera umwana akamuguha ari umugabo avugwa n'abandi, ashimwa n'abandi, uwo muri so gushimirwa. Aho nsengera abana banje ntibajyayo, bakomeza kuba bari hariya. Mwumve ko mbashimiye, n'Imana yo mu ijuru bampera umugisha. Hanyuma andi matorero sinabasha kuyasobanura, ni menshi. Hari ministere numvise umwana wanjye yabagamo, numvise ngo yitwa Healing. Ibyo byose ndabigarukaho nyuma gatoya, ntabwo nibo barambire mwihangane. Mwarakoze ibyo mwakoze, narabibonye kandi n'ubu ndimo ndabibonesha amaso, n'abandi barimo barabibona. Garuke njye ku itorero ryanjye nsengera muri ADPR, bakoze ibishoboka byose kuva ku itariki ya 9, numva aribo bangezeho mu bambere. Abo bantu nabo Imana igomba kubampera umugisha. Hanyuma iyi myaka yacu nayo ntabwo aba ari mike, tuba dufite byinshi bidushamikiyeho. Aba bantu bose banshamikiyeho, hari babyara banjye, hari ba marume, hari nabisobanura ko ntibyakunda kubera igihe turimo, muraza kubyihanganira. Hanyuma no kwa data bukwe baraho ndabashimiye. Shimiye abantu ba Kimironko twaturanye, narababonye kugeza n'abakakiraho nabaye ko nagiye nimuka kenshi, ariko nagira ngo mbabwire yuko mwese mwarakoze kandi Imana yo mu ijuru bampembere. Ngaruke ku ijambo nyamukuru duteranyije none ahangaha twese mubona, naryo ntaza gufata umwanya munini wo kubarambira, mwarabivuze. Uyu mwana wanjye biratandukanye kuvuga ngo uvuge ngo n'umwana wawe. Mu mezi 5 yari amazi wanje, ntabwo nigeze muhamagara n'umunsi n'umwe. Yanise izina kandi yagomba kugitirwa iwanje ko ndi sebukwe, akambera umukazana. Izina rye yari umukazana, nari ntegereje ko zabona irindi, ariko Imana yo yashimye yuko ayo mazina ababyeyi bamwise ayakomezanya. Ariko niryo ryanje yagomba kuryitirwa iwanje. Muri aba bantu bose bari ahangaha, nta wundi yagomba kubona sebukwe utari ngiye, kuko Imana ari we muhitiyemo, kandi Imana yabikoze ifite impamvu. Iyi minsi yamuhaye yo kuba iwanje yari iyo ngiyo niyo yamuntije, yagombaga kumara iyo, ntiyagomba kwirenza ko ari umugambi w'Imana. Ibyo bintu ntacyo nabirenzaho, nta nicyo nabihinduraho. Si uko binshimishije, ariko aho yagiye cyanshimishije kuruta ibindi byose nuko umwana wanjye avuze amaherezo yiwe, kandi icyo twifuza twese kugira ngo tuzabone iherezo ryiza. Nagira ngo mbwire umuryango w'Abasinga, muhumure mukomere. Ntako iyo haje kuba mu byo kuvuga ngo uyu mukazana wanjye kugira ngo aba bantu babashe kumugarura, ntibyari bigoye, mwari bumugarushye. Ariko nkiri maboko nabikoze uko ibyumva. Nagira ngo bwire manyana yanjye ahari arimo arabikurikira, nta ruhare nabigizemo, n'Imana yabishatse. Wihangane kandi ukomere, komeza n'abavandimwe. Hanyuma ku bijyanye n'umwana, ari ijambo nakoresheje mu bukwe bwe, naryo nashatse kubabwira. Abantu bose benshi batari banzi, batabaye no mu bukwe bw'abana banje, nabashije kubamenya, kuko ijambo nakoresheje niryo ryiri ringarutse. Naramubwiye ni
Bibiliya kenshi ivuga amagambo yuko ababyeyi muzasiga ababyeyi mukajya kubana mwenyine urugo rwanyu. Ndavuga ndetse muzansiga munsigire se, muzansigira ndi ko tudashobora gukuraho inyuguti n'imwe muri Bibiliya, ntakora iki? Ariko nagira ngo mbabwire urubyiruko ruraha, yashaka kugira ngo abansigire kandi mubyumve, mubikomeze, mubigire ihame, ko ijambo namubwiye navuze mu ruhame ararikoze. Sinarimbaza ariko nabashije kubabona, kandi mukomeze mumbe hafi. Methodiste hano mbona aha ngaha harimo turuzanye mu bundi buryo, ariko ndabashimira kuko nimwe mwamureze, mwakoranye na papa we, nababonye. Ubu harimo uri hano wese uko byitwa ni nako kuri. N'igihe yaje gutabara, nubwo ababyeyi be bari bahari, ariko umubyeyi wari umufite kugeza Yesu aje ni jewe. Nagira ngo mbabwire ngo murakoze, Imana itazikiranirwa, buri wese ahari icicaro yicayeho. Guhera ku itariki nababwiye mwatangiye muza mu rugo, narababonye kugeza n'uyu munsi wa none. Mwumve yuko ibyo mwakoze mwangiriye neza, Imana izabampembere. Nta buryo nabasha kubaha, Imana yo mu ijuru itazibura uko ibigenza izabampembere, kandi ikomeze umwana wanjye mu iruhuko ridashira, kuko n'igihe yamuteguriye yagiye kumutegurira heza. Nzamusanga, yuko namubwiye ko atazansiga, ko ngomba kuzamusanga. Nanjye nzakora ibishoboka byose, nizere Imana izabishoboze mu kugira ngo nzabone umwana wanjye n'umukazana wanjye. Uko byaba biri kose, iryo zina ararijanye muri aba bantu bose baraha, ni umukazana wanjye. Abandi bazitwa bakazana, ariko umukazana wa mbere azayitwa ngo ni umukazana, abandi baza nyuma ni abakazana. Iryo zina rye ntawe uzaritsimbura mu rugo iwanjye, ni ihame kugeza nanjye ubwanjye nsaruwe. Hasigaye Imana yo mu ijuru bidufashemo. Murakoze. Murakoze. Duhereza ijambo. Ntidufite amajambo menshi tuvuga. Tuhagaze hano nkabase wa Mututsi, ari wo sekuru wa Ruhumuriza. Twaje dutabaye, uheruka mwaratubonye hano, twari twaje mu birori byiwe, twaje turi benshi. Twatekerezaga kuko tutasubira kuguruka kuri uyu mwanya, ariko icyo dushima, turashima Imana, icyo iduhaye nicyo tuzatwakira, turabishimye. Tuzumva byaradutunguye, ariko kandi naje kubyakira ngeze hano, dusanze bano bana Imana yarabakomeje, twabishimye mu Imana ishimwe. Amajambo y'uyu mwana ntayandi tuvuga. Yari afite iminsi mike Imana yamudutijije kubana natwe mu rugo kabasekuru. Twe twamubonye urya munsi, turasubira kandi twagarutse uno munsi nyine tuje kumushingura. Ariko icyo twashobora kuvuga, igihe umuntu yifanye muri ubu buryo, mu buryo bw'umubiri, bazavuga ngo ntiyasize umwana, ngo yifanye, ngo ahari umuvukano wiwe niwe wari utuvuganije n'abasinga. Icyo nshaka kuvugaho, Pamela yaze yongera umuvukano twari dusanganywe n'abasinga. Icyo mbasobanurira abatari hano, abatabizi. Ise wa sekuru wa Pamela ni mwishwa wacu. Ise wa Pamela ni mwishwa wacu. Nyina wa Pamela ni mushiki wacu. Rero ubwo bumwe bwaze bugenda bwiyongera, ubu bwa Pamela bwaze bwiyongera aho ngaho. Niyo mpamvu dukomeye, kuko ubumwe bwacu n'abasukiranya ntibwashobora gushira ngo ubwo Pamela Imana yamuhamagaye. Ubumwe bwacu buracahari, buracakomeye, tuzabana neza, tuzagira ibindi tuzakorerana byinshi. Icyongeyeho, turabwira Ruhumuriza, uyu n'umushinga yari yateguye, none Imana uko twawutekerezaga urasa n'uhagaze. Ariko kandi reka tukubwire mwana wacu, natwe tubwirana base, umushinga watekereje nubwo Imana ihagaritse, ariko kandi ugende ukomeza ubundi uzashake. Tukubwiye ngo ushake bungubu, uzagende ubanze twanamire Pamela igihe cyose tuzafata, ariko kandi uzashake ruriya rugo ruri hariya, ntirwimuke ngo rushe ahandi mu gihe kirekire. Icyo nicyo twagusigira nk'ababyeyi bacu. Rero kurangiza, nazanye n'abana banje babiri bari hariya, ntibageze hano,
twatekereje yuko mugira ngo tuzasure kandi dushigikire umushinga wa Ruhumuriza, tuzamuhereza inka. Imana imwakira mu bayo. Pamela wadusize, murakoze. muraza kunihanganira iyo umuntu ahagaze hano ari byo yibagirwa ku bijyanye n'umukazana wanjye. Ntabwo yarwaye, mutagira ngo yari indwara yari afite. Nta ndwara yari afite, n'urupfu rutunguranye rwanjyaniye umwana. Ayo makuru muyamenye ko ariko bimeze, ntabwo yarwaye. Ikindi nanibagiyeho, muze kumfasha abantu bari aha mwese. Uyu mwana wanjye yasize, ujye umutungaho amasengesho, akomeza arebe ko nawe yabaho, kuko yaramuteguye agira ngo amubasigire, nange mukomeze mubane nawe. Nicyo nari ngiye kubabwira rwose, murambabarira. Umwana wanjye ninkuba yamukubise, nta ndwara yamwishe. Ibyanjye byose bikubiye mu masengesho. Data mwiza, gitare cy'amahanga, wowe kwizerwa kandi ukaba kwiringirwa, ndagushimiye uyu munsi ko wawugennye ukawutegura, umenya ko uyu munsi Pamela azagenda. Mana, ujye urera imfubyi n'abapfakazi, ujye uhumuriza imitima ibabaye. Ariko ndakweretse, njye ntacyo nabona nabwira Museveni, ntacyo papa yabona namubwira, ntacyo mama yabona namubwira, ariko wowe niwe utangiye ihumure. Mana, nkweretse Museveni, uzamurere, uzamuha ibyishimo biresha ibyo yari afite, uzamuha iherezo ryiza, uzamuhe kunezerwa, ntazagira ikizahungabanya umutima we, uzamukomeza, uzamubera ubuhungiro bw'iteka ryose. Nsabye nizeye ku bwawe Yesu Kristo, amen.